Reka ntangire mbasuhuza nshuti bakunzi ba Despa TV by'umwihariko nshuti bakunzi b'ikiganiro The Story Time. Ni ikiganiro tugenda tubagezaho amakuru, ubuzima bw'ibyamamare muri rusange ndetse n'izindi nkuru ziba zishimishije. Uyu munsi rero mu kiganiro The Story Time tugiye kubabwira ku mateka y'umuhanzikazi. Ni umuhanzi wamenyekanye cyane nka Butera Knowless cyangwa se Kabebe. Amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Jeanne d'Arc Ingabire Butera. Yavutse ku itariki ya 2 Ukwakira ahagana mu mwaka w'1990, avukira mu karere ka Ruhango. Uyu mukobwa rero akiri mutoya ntago yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi, nubwo yakundaga kuririmba. Kubwe we yumvaga ngo azaba umusirikare, dore ko yagerageje kenshi kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda ariko ntibyamukundira kuko yari akiri mutoya, kandi ikindi yari akirimo kwiga amashuri ye abanza. Nigeze gushaka no kujya mu gisirikare. Hari umupapa twari duturanye, ariko ubu ntago akiriho, yakoraga ku karere, icyo gihe bahitaga kuri commune. Hanyuma nyine nza kumubwira, ndavuga hari ikintu nshaka kubwira ko ntuzakivuge, ntuzajye umuntu wibwira, ariko ndashaka kuzamfasha nyine nkajya mu gisirikare. Nari ngiye kurangiza primaire. Avuga rero uracyari mutoya, reka tuzabivuganeho hanyuma maze gukuraho wegeye hejuru wumve nyine, hanyuma urebe. Atari ko ngiye ntago nzi ukuntu wajyamo, ariko tuzagana nza kureba. Donc kugira ngo atanshine. Knowless ni umwe mu bahanzi b'abagore bafite amateka akomeye, begukanye ibihembo bikomeye, harimo nk'icyo twavuga Primus Guma Guma Superstar yegukanye mu mwaka wa 2015. Umuhanzi wegukanye igikombe cy'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar season ya 5 yitwa Knowless. Butera Knowless yize amashuri abanza muri Escaf i Nyamirambo, akomereza muri Aperud Ruhango, nyuma yiga muri Apas i Kigali aho yize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Mu mwaka wa 2012 Butera Knowless yatangiye amasomo ya kaminuza muri Kigali Institute of Science and Technology, nyuma aza no gukomeza amashuri ye kugeza ubwo muri 2019 yarangije muri Orham Christian University. Butera Knowless ni izina ryatangiye kumenyekana cyane mu muziki nyarwanda mu myaka ya mbere ya 2010. Mu mwaka wa 2010 yegukanye igihembo cya Best New Artist muri Salax Award. Icyo gihembo cyari ikimenyetso cy'uko impano ye yari yatangiye kumenyekana cyane. Nyuma yaho izina rye ryarushijeho gukura, yaba mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Mu mwaka wa 2021 yashyize hanze album ye ya mbere yise Komeza. Album ya kabiri ubundi we iza gusohoka mu mwaka wa 2013. Aha niho tubona ko urugendo rwa Knowless rutari urw'indirimbo imwe yakunzwe gusa, ahubwo rwari rutangiye kuba umwuga urambye. Knowless yakomeje kwigaragaza mu marushanwa akomeye y'umuziki. Muri 2013 yegukanye igihembo cya Salax Award mu cyiciro cy'umuhanzikazi mwiza. Knowless yegukanye irushanwa rya 5 rya Primus Guma Guma Superstar, aba umugore wa mbere wegukanye iri rushanwa. Ibi byari ikintu gikomeye cyane kuko byagaragazaga ko umuhanzi w'umugore ashobora guhatana n'abahanzi bakomeye kandi b'abagabo, ndetse ikirenze akabatsinda, akaba ari we wegukana irushanwa, dore ko yatwaye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ahigitse umuhanzi w'icyamamare Bruce Melody, aho yaje kuba yaza ku mwanya wa 2. Mu ndirimbo ze zizwi harimo nka Teamo, Nzabamari, Baramushaka, Uwo Uzakunda, Day to Day, Inshuro Igihumbi, Akantu n'izindi.
Alubumu ye Inzora yasohotse mu mwaka wa 2021 n'indi ntambwe ikomeye mu rugendo rwe. Iyi alubumu irimo n'indirimbo yakoranyeho n'abahanzi batandukanye. Mu bihe bitandukanye yagiye akorana n'abahanzi nka Danny Nanone, Paccy, Ciney, Jay Polly, Kamichi, Urban Boys ndetse n'abandi. Mu ndirimbo zakunzwe cyane harimo nka Te Amo yakoranye na Roberto muri Zambia ndetse na Darling yakoranye na Ben Paul wo muri Tanzania. Yakoranye kandi na Platini kuri Ntabirenze, Nelly Ngabo kuri Mahwi ndetse n'abandi bahanzi batandukanye. Mu mwaka wa 2021 kandi album Inzora yari iriho indirimbo Ikofi yakoranyeho na Nelly Ngabo, Platini, Igor Mabano ndetse na Tom Close. Kuba yarabashije kwegukana Primus Guma Guma Superstar 2015 nk'umugore wa mbere wabikoze byabaye igice gikomeye cy'amateka y'irushanwa ndetse n'umuziki nyarwanda. Ni urugendo rw'umuhanzi wubatse izina rye buhoro buhoro kuva ku ndirimbo no mu irushanwa kugeza ku rwego rwo kuba umuhanzi w'icyamamare. Mu mwaka wa 2016 yashyize hanze Ujumbe, indirimbo yo mu rurimi rw'igiswahili nayo yakunzwe cyane mu bihugu byo mu karere. Mu mwaka wa 2017 yaje gusohora Peke Yangu, nayo yari iri mu ndirimbo zagaragaje ko Knowless yashakaga kugera ku bafana bo hanze y'u Rwanda. Mu ntangiriro za 2018 yakoranye na Ben Paul indirimbo Darling, indirimbo yakunzwe cyane mu Rwanda no muri Tanzania. Mu mateka y'umuziki we kandi harimo album nka Komeza yasohotse muri 2011, Uwo Ndiwe 2013, Butera muri 2014 na Queens yasohotse mu mwaka wa 2016 ndetse na Inzora yasohotse mu mwaka w'ibihumbi Inzora yasohotse mu mwaka wa 2021. Mu buzima bw'urukundo rw'iki cyamamarekazi Butera Knowless yavuzwe mu rukundo n'abastar bagiye batandukanye, harimo nk'umuhanzi Safi Madiba ubarizwa mu itsinda rya Urban Boys. Uyu bivugwa ko banabanye no mu nzu nk'umugabo n'umugore ariko rwihishwa. Knowless kandi yaje kuba yakundana n'umuproducer wiswe Ishimwe Clement. Uyu baje no kwambika impeta babana mu nzu byemewe n'amategeko nk'umugabo n'umugore, babyarana abana. Umubano wa Knowless na Ishimwe Clement wabaye umwe mu mibanire y'ibyamamare nyarwanda yakomeje kuvugwaho cyane. Ikidasanzwe nuko batabanye nk'abakundana gusa, umuziki nawo bawuhuje mu buryo bukomeye. Clement yabaye umuntu ufite uruhare mu bikorwa byinshi bya muzika bya Knowless, ari nawe bagiye bakorana mu mishinga itandukanye. Mu kiganiro cyabo ku buzima bw'urugo, Knowless yigeze kugaragaza ko urugo atari ahantu ibintu byose biba perfect, ahubwo ko kubaka urugo bisaba kumvikana no gukemura ibibazo mu mahoro. Kandi mu mwaka wa 2026 Knowless yongeye kugaragaza ko we na Clement bamaze imyaka 10 bashakanye ndetse n'imyaka 15 baziranye. Aho ni ku itariki ya 7 z'ukwa munani, aho bizizaga imyaka 15 bamaze baziranye, harimo 5 bamaze baziranye ndetse n'imyaka 10 bamaze babana mu nzu nk'umugabo n'umugore. Kugeza magingo rero Knowless Butera afite abakunzi benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane kuri Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ndetse n'izindi. Umubare mwinshi ugaragara w'abamukurikira ukomeza guhinduka buri munsi, kuko nk'ubu twakoze ikiganiro ku rukuta rwe rwa Instagram akurikirwa n'ibihumbi 916. Giye kuri akaunti ya TikTok akurikirwa n'abasaga ibihumbi 202,200. Ibi ni ibigaragaza yuko rero uyu muhanzi, uyu mumama akiri umuntu ukunzwe, nubwo imiziki yagiye ihinduka, abahanzi bagahinduka, we ntabwo yigeze acika intege, kuko ni umuhanzikazi wakomeza ahindukana n'ibihe, akagerageza gukora style nshyashya z'umuziki uko zije kugira ngo abashe kuguma ku isoko ry'umuziki nyarwanda.
nguko urugendo rwa Butera Knowless rwagiye ruba kuva atangiye umuziki kugeza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. muri make Butera Knowless ni umukobwa watangiye afite inzozi zo kuririmba, agenda yinjira mu muziki, aramenyekana, atsinda amarushanwa, atwara ibihembo, akora indirimbo zakunzwe, akorana n'abahanzi batandukanye ndetse yubaka izina rimaze imyaka myinshi rifite igisobanuro kinini muri muzika nyarwanda. Ariko inkuru ya Knowless ntabwo ari inkuru y'intsinzi gusa, ni inkuru y'umuntu wanyuze mu bihe bitandukanye, ibihe byo kwishima, ibihe byo gutsinda, ibihe byo kunengwa, ibihe byo kuvugwa ku masocial media, ariko agakomeza guhangana ntashike intege mu rugendo. Ni inkuru y'umuhanzi wamenye ko kwamamara atari iherezo ry'urugendo, ahubwo iyo umaze kwamamara nibwo akazi gakomeye ko kurinda izina ryawe gatangira. Knowless kandi yerekanye ko umuhanzi ashobora kubaka umwuga we, akagira umuryango, akagira ubuzima bwe bwite, ariko agakomeza gukorera abafana be. Uyu munsi imyaka myinshi nyuma yo gutangira umuziki, izina Butera Knowless riracyumvikana, kandi ibyo ubwabyo ni igikorwa gikomeye, kuko muri music kumenyekana birashoboka, ariko kuramba nibyo bigoye cyane. Knowless yaramenyekanye, aratsinda, kandi kugeza uyu munsi aracyari mu rugendo. Niyo mpamvu amateka adakwiye kurebwa nk'ay'umuhanzi watsinze gusa, akwiye kurebwa nk'inkuru y'umuntu watangiye afite inzozi, akagenda azubaka intambwe ku yindi gake gake kugeza ageze aho we yashakaga kugera. Inshuti bakunzi ba Despa TV by'umwihariko abakunzi ba The Story Time, nimba mwishimiye iyi nkuru ya Butera Knowless cyangwa se aya mateka ya Butera Knowless, mukomeze gukurikirana The Story Time, mukora subscribe kuri channel, mushiro like, comment ndetse mudusharing. Ikiganiro nakagaruka aho tuzaguhitiramo undi mustar, tuzagaruka tuvuga ku buzima bwiwe, cyangwa se wajya muri comment ukatwandikira izina ry'umustar wifuza ko utwaza kubwiraho, ubundi icyifuzo cyawe ni nk'itegeko kuri twe. The Story Time ni ikiganiro mutegurirwa mukagezwaho nanjye Despa cyangwa se Despacito. Reka mbabwiye ngo Imana ibarinde, ndabakunda cyane.